y'epfo ari imirambo bwana Muhire. Nibyo koko tutiyibagije ariko Muhire tukuri kuri n'imyigaragambyo update na yego inzira bafunze M23 yafunze yahuzaga amazi ya Sud Kivu inyura ku cyambu cya Nzulo, ubu tayari bavuga ko iri mu maboko ya M23. urumva ndagira ngo ahantu tugomba kugaruka n'ubundi twatinda kubona byaba biganisha he noneho, cyangwa se iyi nsinzi twayakira dute yewe 23 aho yagezeho gufunga kino cyambu cyangwa cyahuzaga Goma na Sud Kivu. Minisita, ntabwo ari icyambu gusa cyahuzaga Goma na Sud Kivu, ahubwo cyari n'icyambu gituma abanyegoma barya barya Minisita. imyumbati, Niyo nzira ongeraho ngo yonyine barya imyumbati kuko aka gace ni barya agace gakungahaye n'imyumbati kera cyane, imyumbati naho kabohereza imyumbati bakarya ubugari. urabizi ko ubugari na sombe ongeraho n'isombe n'isombe. ni agace, ubugari n'isombe buriya ni Eh, ibintu bijyana cyane kandi byose biva mu giti kimwe, ariko reka ako kantu ntugasige bwana n- Muhire, kuko gufunga ntabwo kino ndi cyambu bugasige. ni ugufungira abazahirwa bari muri Goma ubugari n'isombe. Nibyo koko bwana Minisita, iki cyambu nk'uko bivuga, amakuru atugeraho ni uko gifunze, ariko ikindi gitangaje ntabwo ariyo mu 23 bwana Minisita burya ngo yagifunze, reka ntabwo ariyo ngo yagifunze, ahubwo abantu ubwoba bwabasaze burabinjira bagira ubwoba nyuma yo guhunga urugamba. Nta sasu ryigeze rivuga bwana Ya, Minisita muri Minova. ni nayo situation yabaye muri Minova bwana Muhire, kuko Minova M23 ntigeze yirwaniramo. Minova bumvishe imirindi y'intare ziri mu nkengero y'umusozi za Minova, bavamo biruka kuva ku wa gatanu nijoro. ndagira nkubwira ko ni ya mirabyo y'inkuba, bumvishe inkuba ariho abakongomani batangiye gutabaza ngo bajama barishaingia, ariko tubibwitse ko yari imirabyo y'inkuba. iyi mvura riri kugwa mu buryo busanzwe ahagana amasane za nijoro kwa gatanu, bityo byageze mu gitondo ku isabato aduyi mu mvugo z'igisirikare yamaze kuva muri Minova, isa naho iri aho ngaho icungerewe n'ikirere gusa, ariko ntaho ntiwavuga ko M23 yigeze isohora urusasu rwayo, ahubwo bumva imirindi y'intare bagahita amaguru bayabangira ingata bwana. Nibyo koko bwana Minisita, nongere nkwibutse yuko kugeza uyu munsi iriya mihanda, nongere nibutse abantu, haba umuhanda wa Rucuro, haba umuhanda wa Sake, haba umuhanda wa Sake Minova, haba umuhanda wa Kirorirwe, nta muhanda n'uyu n'umwe M23 yigeze ifunga, ahubwo abaturage bo ubwabo babonye bitazavamo, bitewe n'uko baragendaga bajya guhaha, hanyuma leta yarazaga ikabaca Minisita imisoro iruta uko bahashye, bityo baza kubona bari guhomba. ngira ngo urabyibuka neza. Ngarutse kuri iki cyambu cya Nzulo, kuvuga ni Minova Nzulo niho bambukiraga. uribuka mu minsi ishize igihe umugabo nyiri makara yari yazanye umufuka yawugurishaga amadolari 160. uyu mufuka yawugurishije amadolari 160, aho na leta y'ubwayo yakomezaga kugenda imusaba ndetse inamumenasa ivuga yuko uyu mugabo agomba gutanga imisoro ku rwego ruhanitse, kandi ko bitabaye ibyo n'ayo makara atari buyacyure. ni nabwo Minisita waje kubona ijwi ry'umwana wari mu Bufaransa atakambira Gisegeti amubwira ati abaturage barapfuye rwose, nagire arebe ukuntu yakoroshya iminyururu hanyuma bakarya. Ariko Minisita, ndagira ngo nkubwire ko kugeza ubu ngubu ntabwo Gisegeti ari muri position nziza yo kumva imiburo, ariko Bibiliya yaravuze ngo amatwi ari mu rupfu Minisita ngo ntabwo yumva imiburo. Ndumva nicyo navugaho kuri Minova. Ni randevu ikavumu ku kibuga cy'indege, ndetse vuba aha ngaha turaba twahatashye. Minisita, wakomeza. Nibyo koko waruvuze ko urebye mu busesenguzi cyangwa mu mboni yawe basa naho basatira ikibuga cya Kavumu, kandi twibutse ko kino kibuga nicyo giserva cyane mu buryo bwa logistique. So gufata kino kibuga cya Kavumu rero basa naho mu by'ukuri bagize protection ihagije mu buryo bwo kwirengera. nibyo numva nakongera kibazo cyangwa se ku bijyanye no kuba M23 yaba isatira Kavumu
iki kibuga cya Kavumu murabizi ko indege nyinshi niho zigwa noneho bagasapurayinga ibyavuye hirya no hino baturutse muri Kavumu. Icyo nashaka kugaruka rero kuri iyi mvugo ya Nsuro cyangwa se abakongomani bita Nzuro, ni uko mu by'ukuri kino kibaya cyangwa se kino cyambu cyafunzwe cyajyaga Kitembo, Minova, havaga nk'uko nabivuze imyumbati n'ibindi biribwa mu misozi, mu by'ukuri kirasiga gishize ikibazo gikomeye cyane hariya mu mujyi wa Goma. Nk'uko nababwiye, kugufungira ibyo kurya cyane cyane ibihingwa ngandurarugo biva muri kara karere, mu by'ukuri birasiga akaga gakomeye cyane. Ubwo rero navuga ko mu by'ukuri biri busige isura ikomeye cyane kandi n'ubwoba bwinshi ari mu baturage ba Goma ndetse no muri guverinora ya Nord Kivu. Bwana Muhire, sinzi rero, ndumva update twaba tuzihiniye ahangaha, tukasa naho tuza kugaruka kuri topic wateguye kugira ngo twakire n'abandi bavandimwe bari hano kuri iyi mihanda cyangwa se kuri space. Tunatangira tubasuhuza, tubaha ikaze, n'ubundi twari twihariye umwanya mu buryo burambuye cyane. Minisita, ndabashimiye, ndashimira n'abandi bose bari hano, ndashimira n'abatanze ikiganiro. Ariko Minisita, nagira ngo nkubwire ko umuntu witwa Muhire dufitanye amasinde, aho tuzarwanira nta bwatsi buzahamera. Guhera ejo anyiyenzaho, oya buretse amasinde yanjye nawe nzayakubwira, ntabwo ndi buyavugira aha, ariko aho tuzahurira nta bwatsi buzahamera. Ko nta masinde dufitanye. Aha, urebe yandi nakwandikiye muri DM. Oya ariya yo y'abana b'Inyamirambo. Sawa sawa. Ndagira ngo rero tuze abantu bose, tuze na Vive M23, ndamukunda cyane. Umusuhuze mu Gifaransa. Vive M23 ni umukobwa wandika Igifaransa cyiza cyane kandi kidefanda. Yandika Igifaransa kinyoye, anavuga na neza. N'ubusari wo stress sincerement. Bamwe mu bakobwa bajya bansubiza cyumva sinyakora sa cyandika. Recevez oya reka tumubwire Igifaransa cyiza. Je vous salue vraiment, je vous salue du fond de mon cœur et je vous adore et je vous admire très très beaucoup. Vraiment. On aimerait vraiment que vous puissiez monter, nous saluer, nous faire un coucou. Ça sera vraiment un plaisir pour tout le monde et on appréciera beaucoup. Et merci pour votre en tout cas boulot très impeccable. Merci pour l'information, merci tout ce que vous faites. Je vous remercie du fond de mon cœur. Recevez nos vifs remerciements. Reka bwana African Boy komeze noneho tuza no kwakira n'abandi, kandi ni byiza kubanza no gucishamo abantu bagatebya, abantu bakaruka umutwe. Buriya hari ukuntu abadamu bo muri iki gihe biyubatse, bize, bakaba ba IT n'ibiki babita ba material girl. Sinzi niba habaho umugabo wakwita material man, ariko nk'uyu mugabo Fidel African Boy ntabwo guca mu ijambo, ariko twari twibagiye gusuhuza inkotanyi cyane Chantal. Turabizi neza ko ari kurya kamushikake k'ahantu heza cyane, ariko nanjye suhuze Vive M23, ndamukunda cyane kabisa. Jete Salima rero ni murindira umwanya wanyuze kugeraho umusuhuze. Ibi bintu byo kuza mukavuyo muprofitira mukavuyo, mureke manze nirangiriza ijambo ryanjye. Sorry. It's okay, I'm just kidding. Urumva na marangamutima yarabaye menshi cyane. Reka niko imfura ziganira. Uyu mugabo Fidel, njyewe namwita material man kubera iki? Uyu mugabo Fidel hari abantu benshi cyane yafasha, bari inshuti yanjye Rukeni, sinzi nimba yagiye, kubera ko hari abantu benshi badafite amakuru, ariko nimba yarabaye muri AFDL agakorana n'abanyarwanda, kaza muri RCD, twese turazizi habaye ebyiri, RCD Goma yari iyobowe na ba Ruberwa, akaza RCD Kisangani yari iyobowe na Professeur Wamba Diawamba. Iyo ngivaho haza CNDP, yavuze ko yakoranye nayo, hari za M23. Nukuvuga we afite amakuru yo kuri tere, nuko abivuga wumva ko ari ibintu aviva. So yazadufasha, sinavuga ngo yari yaratinze, yaziye igihe, ariko hari abantu benshi cyane yafasha. Navuze bari inshuti yanjye Rukeni,
kubera ko hari abantu baba badafite amakuru birirwa bavuga ke nigeze kumbwira bari muri space isaba ijambo ngo none se ko ufite Kagame ngo kuri profile yawe ngo turaguha ijambo gute ngo yaratumariye abantu, urumva like ni amakuru adafite, ariko bamufashije ayo makuru ashobora kuyagira. So uyu mupapa Fidele rero azajya adufasha, aze atanga amakuru. Hari abana, ntabwo bambabarire ntawe nsuzuye kubita abana nuko ari urubyiruko, hari abantu badafite amakuru atomoye. Ikindi politike ni nk'inyanja, murabizi ntawe ayoze ngo ayirangize. Politike habamo ibintu byinshi tuba tudasobanukiwe, ari nayo mpamvu bamwe mu bavandimwe tuza tukavugana uburakari hano, nibyo emotions zishobora kuzamuka, ariko buriya nta burakari buba muri politike. Turabizi nta nshuti y'ibihe byose ibaho muri politike, nkuko nta mwanzi w'ibihe byose ubaho muri politike. Ntanze urugero rworoshye ku Rwanda rw'uhambiriza Abafaransa, abantu bakekaga ko hatazongera kuba umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, ariko ubu murebye turi mu kwa buki. Muribuka Gisekedi cyangwa Gisedeki uko mubishaka, yirirwa afatanya akaboko na His Excellence Paul Kagame avuga ngo c'est mon grand frère, c'est un partenaire fiable, umuntu ashobora kwikonfiyaho. Yarabivugaga abantu twese twarabyishimiye ko abaturanyi burya ugomba kwishimira ko waturana n'umuturanyi mu mahoro, ariko kuko nyine bya bindi bya politiki murabizi ko nanone bayita dirty game, bivuze ko nyine ni umukino wanduye, nyuma yaho baje gushwana. So bivuze ngo rero twebwe kuba politiki tutayisobanukiwe si ukuvuga ko ibyo dukeka mu mitwe yacu ariko kuri. Hari ukundi kuri gutandukanye n'ibyo twebwe tuzi, kuko turi les simples individus, abaturage basanzwe babonye gusa, bakuriye muri iyi generasiyo ifite ubwigenge n'ubwisanzure bw'uko umuntu yaza hano arene mbesire do Kamenge nkanjye nkaza nkivugira ibyo nishakiye, ariko nta kindi kintu nzi kuri politiki uretse ibyo numva, nkaba nakwanariza mu mutwe wanjye, analize zanjye zikaba zashobora kuba zipfuye, nkaza hano kuri platform nkaza kuroga abantu, nkaza kuvuga amagambo nk'ay'abavandimwe bajya bavuga, bigaragara ko nta n'ubumenyi bufite. Papa Fidele rero twabasabaga, na ba minisita na ba Muhire baradufasha, bategura ibiganiro, baraduhugura. Njyewe mbabwira ko ndi umunyarwanda, iby'abakongomani nabyumviye hano, gusa nababazwaga nuko nabonaga abantu bari gupfa bazira ngo ni abatutsi. Nziko ibyo bintu byatubayeho mu Rwanda, nicyo cyonyine cyanzanye muri iki kibazo. Mu gusoza rero, icyo nakwisabira M23 iramutse ifashe Goma, buriya tugize Imana bikaba, nyuma y'uko igihugu reka nkite igihugu gifashwe, icya mbere ni ukubanza gusekiriza nyine igihugu, abanza gushaka gutoragura imbunda muri bariya batindi ngo b'abazarendo. Ntibaze impamvu guverinoma y'i Kinshasa n'ubu yafashe umwanzuro, niyo ya mbere yakoze umwanzuro w'ubugoryi. Abayikunda murambabarira, sindi kuvuga ko ari leta y'ikigoryi, ahubwo ni umwanzuro w'ubugoryi kuva mu kinyagihumbi cyabaho. Bafata umwanzuro wo guha abaturage b'abasivili imbunda, badafite ubumenyi, batagiye mu ishuri. Nimwumva ahandi byabaye, umushuti wanjye Rukemi ndabizi ko asoma cyane, araza kuza kubinyandikira, ariko nimwumva ahandi byabaye ubwo muraza kumva. Ahandi byabaye bwana Afurika ni ku ngoma ya Habyarimana, kandi urabona aho byagejeje. No, abo ngabo urumva ni kimwe, nta capati nta rindazi, byose ni farini. Ibyo ni kimwe byose nyine. Niyo mpamvu nyine n'ibibazo twanyuzemo mu Rwanda ari byo no muri Kongo bari kunyuramo. Ariko nimba ndi kuvuga igihugu, ndavuga ikindi, badushakire batubwire. So ibi bintu rero bigira impact. Ubwo rero M23 ifashe Goma, yabanza igasekiriza, yamara gusekiriza, icya mbere ndashaka ko bazonora abantu bacu bapfuye. Bari abatindi baryaga abantu, ibyinshi byaberaga i Goma nahe, bari abantu barazwi, amavideo arahari. Icyo dukeneye ni ubutabera. Muri Kongo simbizi nimba hakibaho igihano cy'urupfu, bari abantu bazabashake, babacira urubanza, babarasire. Niba sinzi stade yaho uko yitwa, babashyira handi muri rompwe, batanga ubutabera, bakore nk'ibyakorewe ba Karamira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukuvuga ngo hari abantu numvishe bavuga ngo igihugu gucikamo ni iki. Niba ngiye kuvuga nabivanye hano, menya ari umuvandimwe Muhire wabitubwiraga.
mu masezerano CNDP yakoze hariya buri gihe bahora bavuga, ntabwo yashakaga ko igihugu gicikamo, ahubwo yashakaga ko Kongo iba leta federale. Leta federale kubera iki? Kongo turayizi twese ukuntu ingana, tuzi n'impamvu ingana gutyo, nuko yari propriété privée ya Leopold, yayihawe buriya yayisabiwe n'abanyamerika, abatari babizi nabo babimenye, bayimusabiye kubera diru bari bafite y'ibirombe bya Shinkolobwe byavanyemo uranium toni zirenga 1000, aribyo byavuyemo byavuyemo bombe atomique yatewe Hiroshima na Nagasaki. Hari abantu bajya bavuga ngo Kongo niyo yarangije intambara ya kabiri y'isi yose, ntabwo babeshya, nibyo. Ubwo ibyo birombe abakongomani bahapfiriye n'iki? Ibyo nayo ni histoire. Sorry bari bampamagaye, reka ndeke kujya mu mateka. Icyo nshaka kuvuga rero ni iki? Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose M23 icyo yashakaga ni uko CNDP mu masezerano ya M23 ko nabakupa, icyo yashakaga ni uko habaho leta federale. Kubera iki rero? Ejo bundi nabonye ikiganiro cy'umunyamakuru, ntabwo ari uwa M23 n'uwa leta, umukuru ya postinze amaze gutravelinga ibirometero 150 mu gihugu, atarahura n'umupolisi, kandi byari mu gace gakontororwa na leta, atarahura n'umusirikare. Aribaza ati iki gihugu cyayoborwa gute? So muri bimwe rero ubwo ninza kwibeshya muhira arankosora kumenya ariwe nabivanyeho, mu byo bashakaga nuko baba etat federale, like buri hantu bakicungira umutekano, nko muri Kivu, Sud Kivu kicungira umutekano, Nord Kivu kicungira umutekano, Katanga, Kasai, gutyo. Ibyo ni ibintu byafasha, kuko purisque igihugu ari kinini, purisque none n'amashyamba n'ibihugu imiterere yacu ntabwo bimeze nk'ibi byateye imbere. Ikindi nsorezaho, murambabarira nizimbye mu magambo, ni ukuvuga ngo hari abantu bavuze ngo M23 ngo politikuma ngo ntabwo. Ubu ndagira ngo mbabwire ko na M23 na AFC babaye ikintu kimwe. Iyo mukoze alliance mu bikintu kimwe, ntabwo muba mugisigaye muri ku ruhande. Ejo bundi nimba mwarabonye umugabo wita Jean-Jacques Mamba, ngira ngo twese twabonye interview yakoze. Uriya mu politicien ni babandi bita les politiciens solides, sinzi nimba mwaramukurikiranye. Urebe ibisubizo yatangaga, urebe ukuntu yavugaga. Nakunze igisubizo yatanze ku byari byinshi, ariko ndavuga bikerekeranye na n'iriya mitwe yitwaje intwaro muri Kongo. Yaravuze ati turashaka kwinjira muri cahier de charge ya buri mutwe witwaje intwaro. Cahier de charge twese turabizi ni ibintu abantu baba basaba, turifuza ibi, iriya mitwe yitwaje intwaro ntabwo ishaka ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo rero M23 yari strongly muri military, ariko bisigaye na strong muri political, kuko yabaye alliance yiyegereza abantu